Sekondi bo wicaye inyuma y'urugi mu nzu habaye iki? Se wowe uzumbaza ngo mbanishe inyuma y'urugi bijya mu nicyo mu nzu abari iki? Nta kirimo iwanjye habuze iki? Eko none. Wasize iki se? Wasize iki kurya avuga ngo habuze iki? 2000 nagusigiye waramaze subwo amafaranga. Urarya wa mugore we. Ibihumbi birumba byahahira abana bose baba muri uru rugo natwe. Sigaye ugirinda wa mugore we. Sigaye ugirinda. Sirikanza ari ntege. Uravuga ngo amafaranga nagusigiye waba warayariye yose ukayamara ngo wicaye mu ngo nta kintu kirimo. Ubwo ushatse kuvuga yuko ntagabura muri urwara ikintu kibuzemo. Ugabura sugabura iki? Oh no! Ibihumbi bibiri byose nagusigiye urabiriye urabimaze. Ariko numvise ngo usigaye ujya no mu bagabo we narakumvise. Nabajyamo kuko bari icyabuze. Vareka nkubwire rero. Sinkakubwira ikintu mubwiye ngo nzamuraho amata mumvise. Kugira ngo ngane gutya ni imitsi yanjye buri kurya usigaye byibuha nk'udatekereza nta soni nakubwira ikintu kwizamura. Kandi nuko ntari wavuga gucangamo iki niyo mpamvu. Kibuha nk'udatekereza kubera imitsi yanjye wirirwa urya. Imitsi yawe. Navuye kwa mama nanganuko. Wanganaga? Egoko. Maze muzingo none ndakugaburira urakuze none usigaye ushyogoza. Wa mugore reka nkubwire rero. Ca bugufi twumvikana. Ibyo kumenya ngo nari maze igihembo cy'umwe ngo ntatangaha ntago bikureba sindi umwana bagendana mu ikofi. Cyangwa amafaranga niyo bashyira mu ikofi bakayabikaho bashaka. Umvise? Ibi byo kuzana uza nkubwira ibintu ukazamura ukabyimbya amata mukazamura ntago mishaka. Unse icyumweru gishize uri wabaga hehe? Ubwo mama nza harunza nenda miliyoni. Umwana bagendana mu ikofi ko ngomba kujya ahantu hose nshaka. Kandi ujye umenya ko ndi umugabo. Nagura umwana ariko ngomba kumenya aho wagiye hose. Ariko nawe umugabo ninde? Oh no. Wowe? Nige mugabo. Nese ndi buri umugabo ukabutuza inshingano mu rugo ubwo bishatse kuvuga iki? Uce bugufi twumvikane. Wumvise? Iki kiba cyagiye cyo nawe yaje. Asuka iki kikorye cyane. Abandi amani kucyo abandi papa ni kucyo abafasha ngo. Ndavuga wacyana utangiye kunyizamuraho nawe gutangiye gukura. Ase kwizamuye gute? Oh no. Ntabwo ari uko bakura wumvise. Kuko abandi papa ni kucyo bifata kwa bagore babo. Icara hasi. Ukaza kumpagararira. Icara hano vuba. Nosi papa nosi undi abagana. Iki ngiki ahubwo imico yawe ugenda ugikira mu papa namandi bagana gutyo abameze. Urumva? Kintu ukanyirije wacyana. Sobo cyabuze n'ahantu gitoromera ngo kigende. Asinoro manura masundi umwana wawe. Mukimaze kungana. Ese nawe ukimeye ko cyane abandi bana bagenda bakajya kwishakira imirimo yangira imirimo ariko bajya kwishaka ababyeyi batabigizemo uruhare we uzicara ngaha wirwa ugenda imisozi yose imare. Iyo ngiye. Noneho ahaguruka ngaha ajye kwishakira icyo akora. Kizeretse ahangaha kizirika kuri nyina no kwizirika ku cyungu. None sinagenda nta n'inyuga yagize basi ndihira ngo nige ni ukwirwa ugenda gusa nta nubwo mama baze naho wagiye. Ubwo umutwe wawe urimo ubwenge bwo kuvuga ngo ugiye kwiga ngo imyuga. Nose nigize ngiye basi ngo ariko nabwenge mfite. Wamusangira ngahe sera? Ntukansuzuguze cyane cyawe wumvise ntukakinsuzuguze. Ibi byose ni wowe wakinsuzuguze. Ase mu gusuzuguzana. Wa mbere wagiye uramwohereza umujya kumutsindika iyo nazi none uvuga ngo n'uwakamera warakunaniye. Iyo ndebye mbona n'iki cyane ntanakibyara. Nta kibyaye. Kandi kubera babagabo wirirwamo. Hanyuma samubyanye nawe. Babagabo wirirwamo umenya aribo bakibyara. Ntabwo nabyari cyane kimeze kuri iki gifite ubwenge. Ntabwo rwose bisubira nawe. Mwana urandebira nirirwamo hano koko. Jewe umva nkubwire. Nose mama ubundi papa abagana. Jewe reka nkubwire. Umva ntukambwire. Nguhaye ibyumweru bibiri. Uzawushatse ahantu utoromera waragiye. Uzawanshakira ibi nose nagira nje hiye. Gushakira iki se mumaze gukura? Muri sinkura nyine. Nose nzabyiga. Kandi reka nkubwire. Nose ushaka nze kura. Tugurukura mu rusumbi jose. Cyumenya ko ndiso. Nose amafuti navuze ngo yose naya. Uzagende ntacyo mumariye. Ntacyo mumariye. Umvise? Ntabwo ntukamvugiremo. Nigiye mugabo urumva? Ntukamvugiremo. Niki cyana cyawe no kisuzuguza. Ase papa urumva? Genda ndavuze ngo mwese hariye nzaza mwese nkabakuramo umukwabo. Je nakubwiye ngo wacyana we. Umaze gukura ugomba kumenya ubwenge ukagenda ukajya gushaka kandi akazi ukamvira mu rugo ukagenda. Wumvise? Nose papa nzakora iki? Uzajya n'ijye gushaka akazi urebe ibyo ukora nuko uzabe nabakarya rwo n'iki cyaho ureba. Ako nyumvira.
uzatora umugeni umvire mu rugo. akugura papa nyabaki ushigikira umwana we kujya gukora akazi ko mu rugo. Kandi niwo munsuzuguza. Akusi umwana mu gusuzuguzane. Siyirirwana nawe yirirwa kuntuza kunguti wirirwa kunguti yazanye kugira uti. Azakishakira amazi. Urumva umupapa ku buryo washigikira umwana ngo agiye gukora akazi ko mu rugo. Azakishakira namaze gukura. Wakamushakiye se? Wakamushakiye kuri se? Nkamushakira iki se ntikimaze kuba ikigabo. Genda vuze ngo haye ibyumweru ibi bibiri ntakubona mu rugo rwanjye. Ese papa nzakora iki? Ese kuri kumwirukana mu rugo rwawe? Azagende ajye gushaka akazi nawe avire mu rugo. Iki cyane niwo kinsuzuguza ubundi utamenya ko ndiso. Waretse umwana? Uyu utamenya ko ndiso. Ye nabacanzemo iki n'imigire ngo mwese ngo bashyire ku murongo ntabwo mwumva. Se kuba udahari. Allo, ite fofo, makuru y'iminsi twaraburanye. Ego ko mama wazansuye se nka kuganiriza. Mfite amakuru ashyushye nsigaye mfite igishuga dani mama. Ndaryoshye muri iyi minsi. Ego sha ntabwo nakireka kimfitiye umumaro sha kubona sa abasore bikigeshaho utamenya ibyabo. Oh no sha uzansure ubundi nyine Utese. Dufite sheri wanjye. Neza fresh. Yo, twishimiye kubabona. Ndagarutse. Reka uriya mugore aba yanesheje umutwe mana yanjye. Uriya nakumukubitwa n'inkuba. Oh no. Uzi umutwe aba yanesheje n'igihungu cye. Reka. Baba bantesheje umutwe. Rero umutuzo wanjye ni wowe gusa. Yo, ngiza sheri. Nanjye uzi ukuntu ngukunda nanjye ariko ndagukunda. Reka niyo mpamvu igihe yashaka gushira stress. Itanza kukwirebera uko mba numva. Ubwenge bwanjye bugiye ku gihe urumva abasha kwibagirwa uriya mugore. None afite igihungu cye hariya we. Kamubwire. Ntabwo nteze gusaba mu mutima wanjye. Iyo abanyura mu farumasi byararangiye. Pe. Ariko sheri. Njye nubwo ngukunda ariko ndicara ngatekereza. Nkumva umutima urimo urandya. Aho nitumara kumarana igihe nk'icyamaranye n'umugore wa mbere aho nanjye ntazampa priyave mu mutima we. Uriya mugore namukubise priyave urumva none umukubitana garanti yayo. Oh no. Rero wowe no kuvuga ngo nuguta umutima wanjye niwe wamaze kwigarurira pe. Ibyo uriya mugore se nyina bitekereza rwose. Shari mbabarira usubire mu rugo rwawe uwongere ugarure na wa mwana wawe wari waratorongeye. Hanyuma nanjye ngashaka abasore turi mu rungano rumwe kuko nkomeje ibingibi mbona n'ukuri kw'Imana naba nanjye kunyicira future yanjye. Oya babarozi kuko bandogeye naba kandi nakubwiye ngo uguma mu rugo n'ibiryo babikuzanira aha ngaho mu rugo byose bikumenyere none batangiye kundogera. Ibyo ni ukunezerwa by'agahe gatoya ubuse niyo ukuntu abagabo muharara uri mbabarira pe subira mu rugo rwawe. Sashira twagaturindwe nkurusha. Oh no. Nitwishe ku buryo wavanga abungu mungana ku myaka irindwi. Yaba nkurusha kandi ari uzi no gutetesha cyane. Nimba wumva ibyo nkubwira njye utabyumva kamureke nigendere. Ese shiri uragiye cyangwa ni burade? Ke baba we. Navomeye mu bitobotse. Ariko rero ibintu ambwiye ndumva ari byo. Muri logique yanjye mbishyize muri logique yanjye ndumva ari byo. Abana banjye ndabohoheje umugore wanjye nta kintu nkimumariye kandi twarasezeranye ibyo twasezeranye ko ntawe uzahemukira undi kanjye kumusaba imbabazi. Ibintu nkora ntabwo ari byo. Ngarure n'umwana wanjye. Yewe nisubiyeho reka mbitegeye. It's the motherfucking Eagle Double G.